Showbiz News Rwanda. Nizere ko mumeze neza. Eleéh yavuze bwa mbere ku byo gutandukana na 155 n'amasezerano yafitanye. Ibi nibyo rero yavugiye muri Uganda ubwo yari kumwe na The Ben mu kiganiro n'itangazamakuru. Turaje tubivugeho turengo yavuze ibiki, ese koko bazatandukana, ese koko ibivugwa ku mafaranga y'abafitiye 155 ibi koko ni ukuri. Kandi kundi Rwanda turata tuvuga uburyo PLATNUMZ yongeye mu ndirimbo ya Bruce Melody ndetse na Brown ugezwe muri Nigeria. Burya kubure twabonye ngo PLATNUMZ azakora indirimbo n'uyu nguyu Bruce Melody, ntabwo ari we wari wapanzwe. Turaje turengo ni gute uyu PLATNUMZ yisanze yagiye muri iyi ndirimbo. Kurundi Rwanda kandi turi bujye hanze y'u Rwanda, tugere muri United Kingdom, muri Canada, muri USA. Chris Brown umuririmbyi w'umunyamerika w'imyaka 36 wagiye uvugwaho imyitwarire itavugwaho rumwe, afungiye muri gereza mu Bwongereza azira gukekwaho gukubita umuhanzi akana producer witwa avuze wakoresheje icupa ubwo yari ari mu nzu y'akabyiniro izwi cyane ya tape iherereye mu gace ka My Fair i Londres mu mwaka wa 2023. Kuri ubu rero yafungiwe mu Bwongereza, yatawe muri yombi. Nkuko nambivuze kandi dute dutangira kuri nguyu Eleéh umuririmbyi akana producer muri Showbiz wamamaye mu muziki nka Eleéh yavuze bwa mbere kubivugwa byo gutandukana na societe ya 155 masobanura ko amasezerano bafitanye amwemera gukora ibikorwa by'ubuhanzi nk'umuhanzi wigenga, ariko ko nk'utunganya indirimbo producer agifite igihe cyo gukorana n'iyo societe, ariko gukora indirimbo bwo yemereye kuzikora kabisa nta nkomyi. Ariko kandi najyango mbanze menye ngo uherereye he, witwa nde, udukurikira uri nde, ndetse kandi nditwe Fred. Izi ni Showbiz News Rwanda. Nkuko nambivuze mu byumweru bishize ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru hagiye hahihiswa ko uyu musore yaba yaratandukanye n'iyi company, ariko we yemeje ko ayo makuru atari ukuri. Yabyemeje hano muri Uganda. Eleéh rero uri kubarizwa mu mujyi wa Kampala muri Uganda, aho yitabira igitaramo gikomeye cy'umuhanzi The Ben yakoreye kuri Serena. Ni igitaramo rero yavuze ko yitabiriye mu rwego rwo gushyigikira umuvandimwe we The Ben Tiger. Mu kiganiro rero n'itangazamakuru ku mugoroba wo kuwa gatanu tariki ya 16 Gicurasi 2025, Eleéh yasobanuye ko kuba agiye kuririmba muri Uganda bitica amasezerano ifitanye na 155. Mu magambo yagize ati, wambajije niba nkikorana na 155. Igisubizo ni yego, ndacyakorana nka producer n'umuhanzi wigenga. Rero ngomba kuba ndi hano kubera ko n'ubundi ndi umuhanzi wigenga. Yakomeje rero ashimira Imana yamuhaye impano nk'abantu ndetse imuha impano n'abantu b'umugisha bagize uruhare mu rugendo rwe. Mu magambo yagize ati, nemera ko Imana yampaye impano, impamvu mbivuga nuko nayikoresheje kandi ikampa abantu beza bo gukorana nabo. Gukura kwanjye ntabwo bifite igishushanyo cyariye, ni urugendo. Mu myaka rero 5 ishize Eleéh yavuze ko amaze gukora indirimbo ze bwite enye, ariko hari n'izindi yakoranye n'abandi bahanzi barimo Mario, The Ben, Kevin Kade ndetse n'abandi. Kubijyanye rero n'urugendo rwe n'umubano na The Ben, Eleéh yavuze ko uyu muhanzi yamubereye umuvandimwe kuva bakimenyana muri 2020 ubwo yatangiraga gukora muri Country Records. Mu magambo yagize ati, kandi The Ben yambaye hafi birenze kuba ari umuhanzi, ni umuvandimwe. Ndi hano kubera we, ndishimye kandi ni byiza kuba ndi hano. Eleéh rero asoza avuga ko yizeye ko igitaramo cya The Ben cyo mukuru wa gatandatu tariki 17 Gicurasi 2025 kizaba ari ikigitangaza. Ati, Imana ibaho umugisha. Yavuze ko gushyigikira The Ben muri iki gitaramo birenze kuba akazi, ahubwo ari urugendo rwo kubaka ubucuti no guteza imbere umuziki nyarwanda. Mu magambo none yagize ati, numva ko tuba turi gufashanya biri kubaka umuziki wacu. Nkuko n'undi The Ben yagiye akomeza kubivuga, avuga yuko burya kuba yari kujyana Eleéh akajyana Kevin Kade agakorana na Chris Easy, arimo arubaka umuziki, arimo arubaka ahazaza, arimo arajyana nabo bagiye on spot nabo bamenyekana ari muri Uganda. Ni ibintu byiza cyane rero biri gukorerwa hari. Nkuko rero nambivuze Eleéh yatangaje ko amasezerano ne 155 agikomeje kandi ko akomeje ibikorwa byo gutunganya indi rimbo. Eleéh yavuze ko kandi The Ben yamubereye umuvandimwe kuva umunsi wa mbere bamenyana. Hari Eleéh kandi yavuze ko nanone nka producer afite amasezerano muri 155 ariko akaba kandi ari n'umuhanzi
wigenga. Kevin Kade rero nawe yavuze ko gutumirwa muri Uganda ari igisobanuro cyo guhuza imbaraga no kwagura urugendo rwe. The Ben yumvikanishije ko yiteguye gukora igitaramo cy'amateka muri Uganda. Muri make ni umuriro it's a flame. Navuze kandi kuri Bruce Melody uburyo Diamond PLATNUMZ yisanze ari gukorana n'uyu muhanzi Bruce Melody ndetse n'uyu Brown Joel wo muri Nigeria. Amakuru rero menshi amaze iminsi abantu bazi nayo yuko hari indirimbo Diamond PLATNUMZ bivugwa ko yashowemo arenga miliyoni 80. Amakuru rero yabanje kuvugirwa hanze ariko byamaze kwemezwa na 155 AM ko iyi ndirimbo iri hafi ndetse muri Kamena 2025 igomba kuba yagiye hanze. Nkuko Joshua Tuyitakire ushinzwe itangazamakuru ushinzwe itangazamakuru muri iyi nzu ireberera inyungu abahanzi yabitangaje mu magambo yagize ati indirimbo yararangiye ibintu byose biri ku murongo. Indirimbo irimo abantu batatu, Joel Brown, Diamond PLATNUMZ ndetse na Bruce Melody. Indirimbo rero yatangiye irimo Joel Brown na Bruce Melody ariko nyuma biba ngombwa ko Diamond PLATNUMZ yiyongeramo muri Kamena iraba iri hanze vuba cyane. Yakomeje agira ati ni ikiraro cyo gukomeza kubaka umuziki w'abanyarwanda by'umwihariko wa Bruce Melody tuwambutsa, ntabwo turi gutekereza Afurika y'Iburasirazuba ahubwo dushaka kugeza kure yaho nk'intego yacu. Miliyoni 355 zari zavuzwe ko ubwo twatangazaga uyu mushinga ni make ugeranije n'abayashowemo kandi ntabwo irarangira. Amaze gushorwamo arenga miliyoni 85. Ikibazo ni izi miliyoni zizagaruka cyangwa. Yavuze rero ikitezwe kuri iyi album igiye gufungura amarembo y'umuziki nyarwanda atari kuri Bruce Melody ahubwo no ku bandi. Ati icyo twiteze no gufunguka kw'amarembo ya Bruce Melody no gukorana n'abantu banini, gukora umuziki mpuzamahanga. Ni indirimbo ibyinitse vuba aha abantu bazamenya uko ikoze, ni indirimbo nziza abantu bazamenya uko imeze. Ubwo no kuvuga ngo kwikumbuza abantu nyine. Indirimbo rero yakozweho n'abatunganya indirimbo barimo CTB tukomoka muri Ghana. Uyu musore ubusanzwe yitwa Jonathan Taki Mensa, akora indirimbo ziri mu njyana zitandukanye zirimo high life, afrobeat ndetse na hip hop. CTB yagize uruhare muri album Black Coffee yise Subconsciously yatwaye igihembo cya Grammy Award muri 2022. Ibihembo byari bitanzwe ku nshuro ya 64. Iyi album yatwaye igihembo cya Best Dance Electronic Album. Kuri album CTB yakoze indirimbo bise Frava. Nuko rero bimeze kuri uwo mujama ugiye gukora indirimbo y'uyu nguyu Diamond PLATNUMZ, Bruce Melody kandi ndetse na Joel. Hanyuma kandi uyu muhanzi bita Chris Brown namuvuzeho ku nkuru yeje ko n'uyu munsi kamugarukeho ku buryo burambuye. Nkuko nari nabivuze, Chris Brown ni umuririmbyi w'umunyamerika akaba afite imyaka 36. Yagiye avugwaho imyitwarire myinshi itavugwaho rumwe. Afungiye muri gereza mu Bwongereza kuri ubu ngubu akekwaho icyaha cyo gukubita umuhanzi akana producer witwa Abediao akoresheje icupa mu mutwe kandi kuri ubu ngubu rero yatawe muri yombi. Chris Brown yagejejwe imbere y'urukiko rwa Manchester Magistrates Court kuri uyu wa gatanu tariki 13 Gicurasi 2025 aho yaregwaga icyaha cyo gukomeretsa bikabije undi muntu grievous cyangwa se icyaha cyitwa grievous bodily harm cyangwa se grievous bodily harm mu rurimi rw'icyongereza. Umucamanza rero Joan Hurst yatangaje ko arekurwa by'agateganyo avuga ko icyaha akurikiranyweho gikomeye cyane nk'uko byavuzwe n'umushinjacyaha Hannah Nichols, bivuga ko nyine bidanashoboka ko arakurwa by'agateganyo. Umushinjacyaha rero yavuze ko Brown yahohoteye Abediao nta mpamvu, amukubita n'icupa, amukurikira hanze, amukubita igipfunsi n'amaguru, byose bifatwa na kamera za video z'iyo nzu. Nguko rero uburanira Chris Brown ni Grace Forbes
yagerageje gusaba ko yarekurwa by'agateganyo avuga ko atari umuntu ushobora guhunga ubutabera ariko ibyo ngibyo byanzwe. Brown rero ubwo yari mu rukiko yari yambaye ikabutura ya siporo, isengeri n'ishati y'umukara, yagaragaye ari kumwe n'abashinzwe umutekano. Yemeje amazina ye, itariki y'amavuko ndetse avuga ko arara mu cyumba cyo muri hoteli ya Lori aho yafatiwe kuwa 4 nijoro agafungwa. Urubanza rwe rwimuriwe mu rukiko rwa Southwark Crown Court London aho azatangira kuburana ku mugaragaro tariki 13 Kamena 2025 ari nayo tariki yagombaga kuririmbiraho mu gitaramo i Frankfurt mu Budage ku munsi wa gatatu w'uruhererekane rw'ibitaramo bikomeye afite ku isi hose. Ariko nanone nimba uri kudukurikira ujye utubwira niye nkuru wifuza ko twazagukora nawe muhanzi twazakubwira, kuko ntabwo dukunze kuvuga inkuru zo hanze. Rero nimba hari amakuru yo hanze ushaka ko tukubwira, it's a pleasure to hear from you. Ni by'agaciro kumva nyine igitekerezo cya Chris Brown. Rero yari amaze igihe ategura ibitaramo mpuzamahanga bigomba gutangira ku itariki y'umunani Kamena hariya Amsterdam, aho azafatanya n'abandi bahanzi bakomeye barimo Jean Eiko, Summer Walker na Bryson Tiller. Ubwo rero ibyo bitaramo bizakomereza muri Amerika muri ukwezi kwa Nyakanga. Chris Brown rero yamenyekanye muri 2005 azamuka mu muziki agira ibihangano bikomeye birimo nka Run It, Kiss ndetse na Without You. Yatwaye Grammy ya mbere muri 2011 mu cyiciro cy'indirimbo nziza ya R&B yitwa Fame, ndetse muri 2025 atwara indi ya kabiri kuri album ye yitwa 11 cyangwa se album yitwaga Deluxe. Ikinyamakuru rero Associated Press cyavuze ko abagaraye Chris Brown batabashije kugira icyo batangaza kuri uru rubanza. Bwo nyine ni aba manager biwe, ndetse nkuko nayo nabivuze n'amakuru abagezweho agenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Naho njye nitwa Flores, ingiri Showbiz News Rwanda. Igitekerezo cyangwa inyunganizi turagikeneye, siga igitekerezo cyawe muri comment. Njye nitwa Flores, ukore subscribe ku munsi shout out. Showbiz News Rwanda.